wabigenza ute uramutse usanze umwe mu minsi yawe idasanzwe y'ubuzima bwawe ari wo munsi uzapfiraho? Ibi nibyo byabaye kuri Madame Gladys Ricard, umugore wapfuye ku munsi w'ubukwe bwe. Dore uko byagenze. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe uko byagenze, hanyuma turaza no kwiga isomo rikomeye ry'icyo umwaku n'amahirwe ari cyo. Tugendeye kuri iyi nkuru, turaza kurebera hamwe nuko warwanya umwaku ugakurura amahirwe mu buzima bwawe. Inkuru ya Gladys Ricard ni inkuru y'incamugongo ishobora gukoreshwa hasobanurwa ihuriro ry'urugomo, urukundo rw'ubusazi ndetse n'umumaro w'igihe no kubariranya mu buzima bwa buri muntu. Dore uko byagenze. Uyu mugore yari afite imyaka 39, atuye ahitwa New Jersey. Hari ku itariki 26 turi mu 1999. Ejo bundi rwose yararashwe arasirwa iwe mu rugo ku munsi yateganyaga kuba ari wo munsi w'ibyishimo wa mbere mu buzima bwe. Yari umugeni kuri uwo munsi, yibereye mu rugo iwe hamwe n'umugabo we, azengurutswe n'umuryango, inshuti n'abavandimwe. Ubwo bafataga ifoto y'urwibutso, icyo atarazi nuko aho hari umukunzi we wa kera yari amaze igihe batandukanye, bamwitaga Augustin Garcia. Uyu mukunzi we yinjiye mu bukwe afite indabo mu ntoki. Mu kanya gato byasaga nkaho uyu musore yaraje kureba umukunzi we wa kera bwa nyuma kuri uyu munsi w'ubukwe bwe. Ntibyatinze, amasegonda make Garcia yahindutse shitani mu mwambaro mushyashya. Yavanye intwaro mu bubiko, iyo yari imbunda ya pistoli. Ako kanya arasa amasasu utabara umukobwa bakundanyeho kera wari umugeni uwo munsi, aba arapfuye. Dore amashusho. Ibyabaye uwo munsi byafashwe mu mashusho n'umufotozi wari watumiwe muri ubwo bukwe. Abantu ubwo bataga umutwe bakiruka, abatabazi bakahasesekara baza gutabara. Uwarashe yagumye mu nzu, ubundi baramufunga. Ricard, uyu mugore, yari amaze igihe arangizanyije n'uyu musore wari umwambiye ubuzima mu kanya gato kari gashize kubera imyitwarire ye. Ariko bivuga ko amezi make yenda gukora ubukwe yagumyaga kumuhamagara no kumwandikira. Abakora iperereza bavuga ko yinjiye mu bukwe atanatumiwe. Kumufunga yahamwe n'icyaha cy'ubwicanyi cyo ku rwego rwa mbere, akatirwa gufunga ubuzima bwe bwose, iyo ni burundu muri gereza, nta no kuzababarirwa. Ibi byaciye benshi ururondogoro nk'inkuru y'urugomo yabaye ku munsi ubusanzwe uba ari uw'ibyishimo. Bivuga ko yamurashe inshuro 3, inshuti n'abavandimwe bareba. Niba utankunda twese tukubure, twese tuguhombe. Bisa nk'aho ari cyo yaragamije. Iyi nkuru ishobora gusobanura neza icyo amahirwe n'umwaku ari byo. Umwaku ni iki? Amahirwe tuyakura ubute? Ndabizi inkuru wayikunze kuba tugeze aha ngaha tukiri kumwe. Niyo mpamvu rero tutarakomeza, ukande like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri iyi channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Iyi nitwa Samuel Umugisha, ibi birihutirwa. Umwaku bivuga ko kenshi ari ukuba ahantu hatari ahanyaho mu gihe kitari icyanyacyo, nyamara nta ruhare wabigizemo wowe nk'ikosa. Uyu mugeni Gladys yakoze ibyashobokaga byose, yizeraga ndetse akizera ko yaretse umukunzi we wa kera wari umunyarugomo agashaka umukunzi mushya. Ariko amahirwe mabi, umwaku n'ubundi ni uruhurirane rw'umugisha wawe n'ibihombo by'undi buri gihe. Ibi niyo mpamvu tuvuga ko abantu beza buri gihe batabona ibintu byiza mu buzima. Niyo mpamvu ushobora kuba wishimye ukabura atashye uvuye mu kazi, ugatwara imodoka ku muvuduko mwinshi cyane, warangiza ubwo ukaza guhura n'ikamyo nayo ipakiye cyane, undi nawe yitwaye akaba yasinziriye, wenda ikaba irakugwiriye. Umugisha wawe wahuye n'umwijima w'undi muntu runaka. Ubuzima bwuzuye amage ndetse n'ibibazo ku buryo umuntu atabasha kubigenzura. Gusa abantu twibwira ko turamutse dukurikiye inzira runaka dushobora kutazahura n'ibibazo. Ariko iyi nkuru itwereka ukuntu isi burya ijya ibogama.
Amahirwe buri gihe aboneka iyo ibyago bitabonetse. Twumva ko twahiriwe igihe tubonye ko twari hafi no guhura n'ibibazo ubundi tukabisimbuka. Inkuru ya Gladys itwibutsa kujya twishimira iminsi tubayeho cyangwa se tubona twabayeho turangije tubayeho tubona nta byago twahuye nabyo. Rimwe na rimwe ibyago hari ubwo bihinduka amahirwe ku bandi. Buri mwaka mu mijyi nka New York abageni bakora urugendo bibuka ibyabaye uwo munsi baharanira ko bitazongera ukundi. Ntabwo twagenzura amahirwe ariko twagenzura ubusobanuro tuyahereza. Inkuru ya Gladys yakanguye benshi mu bagore ndetse n'abakora ubukwe muri rusange. Wifuza ko ibitekerezo kunsaba ingingo nagukoreraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp yanjye ngiyo ni 078 226 21130. Email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo duzinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandeze. Ikiganiro naha tugisorere. Iki kiganiro mwagikunze, mumanuka munsi y'video mwandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndushaho kohereza ibiganiro byinshi byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Kuri ekran zanyu muri kureba iki kiganiro, ubwo ni ku kirahuri cyanyu mureberaho. Iburyo hari ibindi biganiro birenga 500 mwareba. Mwibuke mukore subscribe birihutirwa.